Now, sport update now. Turabasuhuje abari hirya no hino, abari mu Rwanda, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, by'umwihariko umujyi wa Kigali, abari hanze y'u Rwanda, namwe tubateye yambo, turabaramukije cyane. Mwabimenya se? Rayon Sport isaro y'Inyanza igeze kuri finale nyuma y'uko inganyije na Gorilla igitego 1-1 mu mukino ubanza, ndetse n'uyu munsi ikaba inganyije ubusa ku busa. Bishatse kuvuga ko Rayon Sport ikomeje kukinyina igitego kimwe yatsindiye hanze, ikaba izahura na APR Football Club. Biri likely cyane kuko APR ubushize yari yagiye Rubavu itsindirayo Etincelle ibitego 3-0, izamukana intsinzi yemye cyane. Umunsi w'ejo APR izakina na Etincelle kuri Kigali Play Stadium saa 12:00. Muzaze murebe APR. Gusa umutoza Pekene akagira ati ngewe muranjyana kuri finale kureba yiki. Muranjyana kuri finale kureba yiki. Bishatse kuvuga ngo APR na Rayon Sport biri likely ko bizahura finale ku gikombe cy'amahoro uyu mwaka. Ikibazo mbaza, ese Rayon izakomeza ku ntsinzi izatsinda APR, cyangwa se APR izakomeza, cyangwa se APR izatwara igikombe itsinze Rayon? Nuko bitega amaso. Ubushize ubwo ziheruka guhura imikino 2 ibanza, ubwashize APR yatsinze ibitego 3-0 Rayon. Ejo bundi murabizi ko yanganyije 1-1 mu misifurire itari myiza, abafana batishimiye, amakarita avuze ubuhuha, Cucore rwose mu bintu yakoze byari hatari. Gusa reka twitegereze turebe ko bizakunda, cyangwa se APR izongera igaheka Rayon Sport nk'uko abafana babivuga umunsi ubwo baheruka gukina na AS Kigali. Baravuze bati twebwe tuzaheka Rayon, tuzayongera tuyiheke, tuzatwara igikombe cya championnat, tuyitware n'icyamahoro.